Twishimiye kubasanga ku Mugisha wawe TV, tubahaye ikaze ku biganiro byacu bya buri munsi duhema kubagezaho. Karibu sana rero ku Mugisha wawe TV muri kano kanya. Hanyuma rero tuributsa umuntu utarakora subscribe, ukora subscribe, akore like, comment ndetse anakore share ndetse akore no kukazogera kugira ngo ajye abona ibiganiro byacu. Kandi subscribe rero ukore comment, share ndetse no kukazogera kugira ngo ujye ubona inkuru zacu zitagucika, inkuru tuba twabagejejeho. Hanyuma rero Mugisha wawe TV ubone no kubifuriza umwaka mushya muhire, uzababera umwaka mwiza wo kujya imbere, wo gutera imbere muri byose. Turabashimiye rero kandi tubaha n'ikaze ku nkuru zacu. Tujye kubagezaho rero inkuru y'umugabo bita Kazungu Denis. Ndatekereza ko atari ubwa mbere tubagejeho inkuru ze, kuko n'umwaka ushize twabibagejeho inkuru ze, dore ko aribwo yakoze amahano. Hanyuma rero uyu Kazungu Denis twabibutsa ko yaratuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Busanza, mu mudugudu wa Gishyikiri. Hano neza neza abantu barahazi, hano hafi yo kuri polisi ya Busanza, hano abantu rwose barahazi. Kazungu Denis rero twabibutsa ko ni umugabo ufite imyaka 34 y'amavuko, akaba yarafatiwe nyine mu karere ka Kicukiro nk'uko twabibabwiye. Akaba yarafashwe rero ku bufatanye bwo gutanga amakuru hagati y'abaturage ndetse n'inzego z'ibanze, akaba aribwo yafashwe. Uyu mugabo Denis rero akaba yaraje mu karere ka Kicukiro, agatura mu mudugudu wa Gishyikiri, akishyura nyirinzu amafaranga y'amezi 4, kuko nyirinzu ndetse ubwo Kazungu niwe ubyitangariza, ariko akaza kuba mu nzu amezi navuga ngo igihe kirenga, cyangwa se mu gihe cy'umwaka cyose, ariko umwaka wose akaba atarishyuye, ahubwo akaba yarishyuye amezi 4 akimara kuhagera. Uyu Kazungu Denis rero byaje kuba ngombwa yuko nyirinzu ageza kumwishyuza, Kazungu Denis akamubwira nabi, ariko akabona bazarwana. Nyirinzu yigira inama yo kujya kumurega mu nzego z'umutegetsi z'ibanze, ziraza ziramuganiriza. Kazungu ntiyahinduka ndetse akaba yanga kuba ninjira mu nzu. Hanyuma rero nyirinzu yaje gufata gahunda yo kumujyana kuri polisi, ku nzego ku sitasiyo ya polisi, kugira ngo baze bamukurikirane, bamubaze impamvu atamwishyura, cyangwa se banamuhe pirive bamukure mu nzu, bityo Kazungu Denis atanga inzu y'abandi. Byaje kugenda gutyo rero, nyirinzu azana inzego z'umutekano, ariko rero kugerageza kwinjiramo, Kazungu Denis ababiri bamba ndetse agerageza no kurwanya inzego z'umutekano. Gusa baje kuhinjira by force, binjira mu nzu, gusa batungurwa no kumva umunuko. Bagiye mu gikari basanga Kazungu Denis yamaze gucukura inzu y'uwo mugabo, akajya ajugunyamo imirambo. Babaje Kazungu Denis rero impamvu yacukuye inzu, avuga ko yacukuye icyo cyobo kugira ngo ajye ashyiramo abantu yabaga amaze kwica. Avuga rero impamvu yabishe ngari ukubera ko bamwanduje sida, ngo abakobwa yafataga ku ngufu akabasambanya, ngo babaga bamaze kumwanduza sida, ngo akaba ariyo mpamvu yishe abakobwa. Hanyuma rero Kazungu Denis akaba akurikiranyweho kwica icyaha cyo kwica abantu 13 harimo umuhungu cyangwa se igitsina gabo, umugabo umwe ndetse n'abakobwa 12, bakaba abantu bose 13. Kazungu Denis rero akaba ari uko yireguye, avuga yuko abakobwa yishe akaba yarabishe kubera ko ngo bamwanduje sida. Bamubajije impamvu rero yishe uwo musore, avuga yuko we ngo basaga ndetse bafite n'amazina amwe, ngo kugira ngo ajye akoresha imyirondoro ye, akaba ariyo mpamvu rero ngo yishe uwo mugabo. Ariko bikavugwa yuko ngari umumotari ngo wazanye Kazungu Denis, hanyuma rero ngo nawe atangira kumurwanya, bityo aramwica ngo kugira ngo atazagenda avuga amakuru, kuko bararwanye bagera naho bavuza induru, ariko abaturanyi bagira ngo ni bya bindi, kuko Kazungu Denis yazanaga abantu batandukanye, cyane cyane harimo igitsina gore. Bamwe bagasohoka batabaza bavuza induru bati yaranyishe, bityo rero cyangwa se uwatabazaga akabwira abaturanyi yuko nyine Kazungu Denis yaragiye kumwica, bikarangira gutyo ntagire ikintu, cyangwa se Kazungu Denis ntakurikiranwe. Ariko navuga ngo iminsi yarigeze, cyangwa igihe cye cyari kigeze, Imana yarigeze kigihe kugira ngo imushyire ahagaragara yo gukomeza kwica abantu b'inzirakarengane. Kazungu Denis rero yise atabwa muri yombi, ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kanombe, kugira ngo akurikiranwe ibyaha bitandukanye. Hanyuma rero abaturage baje gusaba yuko uyu Kazungu Denis yazanwaho yakoreye icyaha, kugira ngo abiryozwe, cyangwa se n'abaturage mubaze impamvu yishe abantu bangana kuri ab'inzirakarengane. Biza kurangira rero Kazungu Denis atahagaruwe, ariko mu mizi, kuko kuri 15 nibwo azongera gusubizwa imbere y'ubushinjacyaha kugira ngo aregwe mu mizi nyine icyaha cyo kwica bari abantu bose 13. Ariko uyu munsi rero ku itariki 5
uyu munsi kwa gatanu Kazungu aragezwa imbere y'ubutabera kugira ngo aryozwe cyangwa se asobanure ku cyaha cyo gufata ku ngufu nyine bariya bagore cyangwa kira gitsina gore yayicaga ariko yabanje kubasambanya. Si ibyo ngibyo gusa kuko Kazungu Denis akurikiranyweho icyaha cyo kwica, icyaha cyo gufata ku ngufu, hanyuma n'icyaha cyo kwinjira mu mabanga y'undi kuko yafataga telefone zabo agakuramo password cyangwa n'abakabategeka kumubwira bakamubwira cyangwa se abo bantu bakamubwira password akiyoreza amafaranga akayishyira kuri telefone ye. Hanyuma n'ikindi cyaha cyo gucukura inzu y'abandi nta burenganzira biherewe. Urumva rero Kazungu akurikiranyweho ibyaha byinshi, ariko rero uyu munsi ku ikubitiro aragezwa imbere y'ubutabera abazwe cyangwa se yiregure ku cyaha cyo gufata ku ngufu bariya bagore yishe, ariko yarabasambanyaga hanyuma akabica. Ubwo rero mu kanya rwose arabagezwa imbere y'ubushinjacyaha kugira ngo yiregure ku iki cyaha Kazungu Denis cyangwa se ku ibyo byaha byose akurikiranywe. Hanyuma no ku itariki 15 rero azagarurwa imbere y'ubushinjacyaha. Navuga ngo uyu mwaka nuvuga ngo ni umwaka wo kuba uzarangira ibya Kazungu Denis byose bigiye ku ruhande cyangwa se bigiye bigaragaye amakuru neza yose amaze kuyatanga. Kuri 15 rero Kazungu Denis azagarurwa imbere y'ubutabera kugira ngo akomeze yiregure ku cyaha cyo kwica abantu 13. Impamvu yabishe kuri 13 rero nubwo azagarurwa imbere y'ubushinjacyaha, ariko uyu munsi ku itariki 5 araza imbere yiregure ku cyaha cyo gufata ku ngufu bariya bagore yishe bose kari 13. Nyine uyu Kazungu Denis twabwiye ko yaratuye mu murenge wa Kanombe, akagari ka Busanza, mu mudugudu wa Gishikiri, akaba akurikiranywe icyaha cyo kwica abantu 13 bose. Akavuga yuko impamvu yishe bariya bagore cyangwa se bariya abakobwa ari uko bamwanduje sida. Hanyuma rero umugabo we yavuze yuko impamvu yamwishe ngo ari ukubera ko bari bafite imyirondoro isa neza niye ndetse n'irangamuntu bisa n'amazina, akaba ariyo mpamvu ngo yagira ngo azajya akoresha irangamuntu cyangwa akoreshe imyirondoro ye. Nibyo byireguzo Kazungu Denis nizo mpamvu yatanze. Hanyuma rero natwe nk'umugisha wawe TV tuzakomeza kubakurikiranira ibyavuye mu bushinjacyaha se ibyavuye mu rukiko, dore ko mwimisa agiye gutangira kwitaba. Tuzakomeza kubakurikiranira nk'ijisho ryanyu. Rero twebwe icyo tubasaba no kuguma ku Mugisha wawe TV mukanda subscribe, mukora like, comment, share ndetse munakanda kukazogera kugira ngo mutajya mucikwa n'inkuru zacu ziba zigezweho tubagezaho, kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi tuba tubagezeho. No mpamvu tubabwira ngo mujye mukanda kukazogera kugira ngo mubone inkuru zacu, hanyuma munasharinge ku nshuti n'abavandimwe ibyo tuba twabagejeje, ubutumwa tuba twatanze mu biganiro byacu bya buri munsi. Munakande subscribe, uzaba utanze umusanzu wawe ukomeye cyane. Tugushimire wowe ukomeje gukurikira Umugisha wawe TV, kavuga ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Tubifuriza umwaka mushya muhire. Ibya Kazungu Denis tuzakomeza tubibakurikiranire uko bwije n'uko bukeye.